Buri mwaka haba amarushanwa y'aba Miss cyangwa se icyo twakwita amarushanwa yo guturamo umukobwa mwiza kurusha abandi mu bihugu bitandukanye cyangwa se ku rwego mpuzamahanga. Muri iyi video nkuzaniye top 5 y'aba Miss Rwanda beza cyane kurusha abandi bagiye batoranywa mu myaka itandukanye. Turaza guhera ku mwanya wa gatanu nk'ibisanzwe tujya ku mwanya wa mbere. Tuguhaye ikaze, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel wibuke kwiyandikisha. Kwiyandikisha nta kindi ni ukora subscribe ugafungura n'inzogera. Like, share na comment ni ingenzi cyane. Twihuse reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga Miss wo muri 2020 witwa Nishimwe Naomi. Uyu ni Miss mwiza cyane waje kugaragara muri top 5 akagaragara kuri uyu mwanya wa gatanu. Uwo Miss beza cyane mu Rwanda kurusha abandi bagiye baturanywa mu myaka itandukanye. Uyu Nishimwe Naomi afite ubwiza bugaragarira buri wese, haba umunyarwanda cyangwa se undi wese ku rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatanu. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga Ingabire Grace. Uyu nawe akaba ari Miss mwiza cyane mu Rwanda, akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa kane w'aba Miss Rwanda beza cyane kurusha abandi bagiye baturanywa mu myaka itandukanye. Uyu Ingabire Grace akaba afite ubwiza butangaje kandi bugaragarira buri wese. Akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa kane. Uyu yabaye Miss Rwanda mu mwaka wa 2021. Ukwezi kwa gatatu niho yatowe. Twihuse cyane tugiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga Miss witwa Divine Shoti Muheto. Uyu akaba yarabaye Miss Rwanda mu mwaka wa 2022, ariho n'amarushanwa yaje guhagarara mu Rwanda bitewe n'uko hajemo kutumvikana hagati y'abayobozi bashinzwe iri rushanwa. Uyu yabaye Miss Rwanda afite imyaka 19. Akaba ari Miss waje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu wahize abandi cyangwa se ufite ubwiza bwiza kurusha abandi mu Rwanda. Ko yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga Miss wo muri 2016 witwa Mutesi Jolly. Uyu akaba ari mwiza cyane, akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa kabiri. Nyuma y'uko yaje gutorwa ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2016 akagirwa Miss Rwanda, yaje kuba icyamamare ndetse no gukundwa cyane kugeza aho yaje no kuvugwa mu ndirimbo zitandukanye. Twavuga nka cover y'indirimbo yitwa Basi Sore ya Kesizi. Uyu akaba yarabaye icyamamare rero, akaba ari we Miss mwiza cyane waje kugaragara ku mwanya wa kabiri. Twose cyane tugiye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere uraza kutubwira Miss ubonaga yaza kugaragara ku mwanya wa mbere, niba uwo ugiye kuhasanga atari we twahashyize. Wibuke gutanga igitekerezo cyawe muri comment cy'uburyo wabonye iyi video. Ku mwanya wa mbere turasanga Miss w'umunyarwanda wahatanye ku rwego mpuzamahanga mu mwaka ushize wa 2025. Uwo nta wundi yitwa Tuyishime Solange Keita. Uyu Solange yahatanye ku rwego mpuzamahanga mu ba Miss, akaba yagaragaye kuri uyu mwanya wa mbere. Akaba afite ubwiza butangaje kandi bugaragarira buri wese, bityo akaba yahawe amahirwe yo kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere w'aba Miss beza cyane bo mu Rwanda. Uraza kutubwira uburyo wabonye ino video, utubwire Miss wowe ubona yari kuza ku mwanya wa mbere. Wibuke gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo tuzajya ucikwa na video zacu tukugezaho za buri munsi. Tange igitekerezo cyawe muri comment kandi tubwire na video twazagukorera ubutaha.